Hello friend, reka nongere mbasuhuze bakunze ba Sam Empire nguko bisanzwe ngiye kubagezaho bimwe mutazi cyane ku mirongo yo mu kiganza. Ese imirongo yo mu kiganza kurera he n'urukundo? Ese koko imirongo yo mu kiganza arayihuriye n'urukundo? Ndavuga yiranyuguti yama ibiri mu kiganza. Ni wireba mu kiganza ugasanga inyuguti yama hitumenya yuko udasanzwe. Numara kumenya yuko udasanzwe, wenda nta nicyo byari byarigeze bikumarira kuba utarigeze umenya yuko udasanzwe, ariko ubu ngubu kuva umaze kumenya yuko udasanzwe, ibyo ugiye kubwirwa muri aka kanya uri buze gutangira kubibyaza umusaruro, ndetse ntabwo uzigera upfa utari wagera ku nzozi zawe. Nguhaye ikaze. Amazina yanjye ni Mbonyumugenzi Samuel nguko bisanzwe, ubagezaho ibintu by'ubwenge kandi bishobora kubagira umumaro mu buzima bwacyo bwa buri munsi. Sam Empire iri kugusaba umusada wawe, kanda subscribe notification ubundi wikomereze video, sibyo? Nuko rero niba urangije gukora ku kantu ukoze igikorwa cy'ubutwari, mu by'ukuri watabara nyine. Iyo uramutse ukoze subscribe, like ndetse na share, icyo uba ukoze wumbaye amahirwe yo kujya nanjye mu bantu bashobora kuzafata agafaranga gatubutse mu minsi igiye kuzaza. Nyine hari n'igihe nazakubwira tukicarana tukanywa kamwe. Reka twikomereze. Ni ukuvuga ngo mu gihe urebye mu kiganza cyawe ugasangamo yiranyuguti ya ma, ikintu cya mbere nakubwira utaruzi neza, yiranyuguti ya ma, abashakashatsi benshi cyane bagaragaje neza yuko umuntu ufite yiranyuguti ya ma yo mu kiganza yuko utakigera umubesha mu rukundo habe na gato. No kuvuga ngo ushobora kuba ufite umugabo ubesha buri munsi ndetse ukamubesha pe, ariko ni ukuvuga ngo uriya mugabo ubesha buri munsi ufite yiranyuguti ya ma mu kiganza, akenshi na kenshi uzajya ubona ingaruka zo kumubesha bitewe yuko ibyo wamubeshe bitigeze bimukora ku mutima, cyangwa se wamubesha akabimenya akakureka bitewe yuko nta kimenyetso na kimwe afite gifatika, ariko ntabwo bizatinda kuba yakwereka yuko wamubeshe. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite inyuguti ya ma mu kiganza ntabwo wakigera umubesha. Noneho yakubajije ikibazo, akenshi na kenshi akubaza ikibazo yari asanzwe azi igisubizo ugiye kumuha. Iyo umuhaye igisubizo rero gihabanye n'icyo yagomba kwakira cyanyacyo, ni ukuvuga ngo aho ngaho ahita amenya yuko umubeshe. Ikindi bakunda kukubaza ikibazo, abantu bafite inyuguti ya ma yo mu kiganza bakunda kukubaza ikibazo bakureba mu maso, mbese wagira ngo bashaka yuko mubasha kuba mwagira ute mwasomana. Umuntu nguwo kumubesha biragora. Yakwitegereje mu maso cyane akagira ikintu akubaza, uburyo witwaye muri ako kanya bimwereka yuko umubeshe. Ntabwo ushobora kumenya neza yuko yakuvumbuye yuko wamubeshe, ariko ubundi aba yarangije kukurangiza yuko wamubeshe. Rero abashakashatsi ikindi cya kabiri baje kugaragaza ko yuko umuntu ufite yiranyuguti ya ma yo mu kiganza bakunze kugira kampani zabo ku giti cyabo. Ni ukuvuga ngo ni abantu bakunze kugira amahirwe yo kugira kampani ku giti cyabo, mbese kugira ngo babashe kuba bakoreshwa biragorana. Nyine niyo akoreshwa ihereza ari ugushaka kuzava muri uwo mwanya warimo gukoreshwa, nawe bikaza kurangira yikoreye nawe akagira abakoresha. Abo bantu ntabwo bifuza gukoreshwa mirere ku buryo babura bose ngo nibarangiza bata umutwe. Niyo bataye umutwe biba by'akanya gatoya, batekereza ibindi bintu byo gukora hafi cyane. Batangira gushaka igisubizo hafi kidashobora gutuma barambira mw'ubwo bukene. Ntabwo bavuga ngo byacitse, ngo kuva boss bigenze gutya na gutya tayari abana banjye bashaka igisubizo cya hafi mu buzima bwabo. Abo ngabo ni abantu bafite inyuguti ya ma yo mu kiganza. Nawe niba uyifite muri aka kanya, itegereze nurangiza uvuge yuko uri umunyamahirwe. Niba wari uriho uri umucakara w'abandi, utangire gushaka ibintu wikorera kandi uhangane ugeze ku munota wa nyuma. Ahangaha rero ushobora kuba udafite yiranyuguti ya ma mu kiganza. Ni ukuvuga ngo ndibivuze ngo ni ibibi gusa, ariko ntabwo turacukumbura kugira ngo mumenye namwe mufite yirayindi mirongo mu kiganza mumenye icyo byaba bivuze. Gusa ikintu tuziho nuko harimo imirongo igaragaza uburambe, hakabaho imirongo igaragaza igihe ushobora kuzamara ku isi, ariko aya makuru ntabwo turayacu
kuyacukumbura neza, nituramuka tuyacukumbuye neza nta kabuza nabyo tuzabibabwira. Gusa icyo nakubwira cyo, niba ufite inyuguti ya M mu kiganza, ni ubutunzi ufite burenze, ariko utari wamenya kubyaza umusaruro. Mbese umeze nk'umwana utari wamenya impano ye. Nuko rero niba ufite iyo nyuguti ya M mu kiganza, tangira uyibyaze umusaruro. Niba nayo ufite rero, tangira uhangane n'igeno ryawe ribi, ushakisha uburyo ugomba kuzagera kuri bya bindi wa wundi ufite inyuguti ya M mu kiganza. Byose birashoboka iyo ushizeho akabaraga, agatuza, ariko ukabikora udahemuka, umeze neza mu mutwe wa na stress, ibyo ngibyo byose bicamo. Right, murakoze cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Bye bye, ciao ciao, mbifurije Noheli nziza. Nizere yuko mwagize Noheli nziza. None ikirenze n'icyo ngicyo, nizere yuko mutigeze mucura bonane. Mbo ejo bundi kuwa kangahe, kuwa gatatu, muzajye bonane neza, mutangire umwaka neza, ndi muzigere musesagura imitungo yanyu, kugira ngo nibura umwaka tugiye gutangira tuzawutangire mu kwezi kwa mbere, tuzawutangira mu kwezi kwa gatanu cyangwa kwa kane, biteye yuko ayo twagomba gutangiza umwaka twayamariye mu minsi mikuru. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista, nawe utaha. Niba utari wakora subscribe, icyo nagusaba nuko wakora subscribe, ugakanda kuri notification, waba wakunze ino video ugakanda na share, kugira ngo ngomeze kugwiza abanyamuryango benshi bankunda, kandi nanjye nkunda niyumvamo nabo banyimvamo, kugira ngo ahazaza hacyo hazabe heza cyane. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista, nawe utaha.